ariko nimba umuntu afite umutima ukageza ubwo uba akahebwe, ni umutima ugeze mu rwego utumvira Imana. Umutima ugeze mu rwego utumvira amategeko y'Imana. Umutima ugeze mu rwego ukorera ibyaha mu nzu y'Imana, ukora ibitakorwa. Umutima wumvisemo amagambo avuga uburyo abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, abantu bagezaho baba akahebwe. Agafata mikrofone agasoma ijambo ry'Imana agatanga igaburo, ari umupagani, ageze mu rwego umutima uba akahebwe. avuze ngo ukuri bagutsikamishishirije ibinyoma. Yego. Ukuri barakuzi ariko barakwicariye, bakubuza guhumeka, baguheza umwuka. Abo bantu ni abantu bari mu nzu y'Imana, ni abantu bamenye Imana, ni abantu bayizi uburebure n'igihagararo, bayifiteho amakuru. Ni ukuvuga birengagiza ibyo bazi. Sinzi mu byumba birenze kuba uri gukora ibyaha, byageze ku rwego utavuga ko ari ikibazo cy'intege nke, ahubwo wowe ubwawe utangira guhangana n'Imana. Ari na bya bibazo biza bigamije kuguhinyura Imana. Ubundi iki cyazaga Imana irihe, ubwo umuntu niho urimo kwerekeza. Ntaragera ariko kwerekezaho. Ni umunsi muri covid barabivuga, usi Imana asengaga Imana bavuga ngo irahari, kuyikosora uko waremye uko twifuza. uvuza akantu keza, ni abantu bagera ku rwego rwo gushaka gukosora Imana, ko hari ibintu yibagiwe, hari amakosa yakoze, bari ku rwego bavuga ko na Bibiliya bayikosora. Bimo Imana kabisa. Ikaze kuri channel ya Lionel, twifuza kubakira. Turi kumwe n'abakozi b'Imana muri kureba, tubahaye ikaze. Kadere kuri mama Lionel ikaze twese. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, mbifuriza umugisha w'Imana abantu badukurikiye, kandi mbashimira ubufatanye mufitanye nanjye bwo gukurikirana ibiganiro ijambo ry'Imana ricaho hano, nakira abakozi b'Imana baje kuganira namwe cyangwa natwe ijambo ry'Imana. Ndabakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Natwe twebeye kwakirwa. Urugo turarushimye. Amen, amen. Kadere kuri Patrick. Yesu ashimwe. Nitwa Ndamukunda Patrick, nteshejwe no kubana namwe kuri channel nziza y'umubyeyi mama Lionel. Nishimiye ko namwe muyikurikira. Yego, murakoze. Nkuko abivuze nyine, ubwo nkurikijeho ibindi, amazina ni Imana François. Yesu aduhana umugisha. Amen. Reka mu gutangira ikiganiro cyacu Patrick adufashe gusenga kugira ngo Imana ize kubana. Turagushimiye mwami yo kuri hagati muri twebwe, kandi ubwo uhari turagubwa neza, turumva ihumure, turumva ubuzima, turumva imibereho, turumva gukomera kubera nyine ko uhari. Kandi ubwo uhari no dukurikiye ahari urahari, urubuze kuvugana nawe, urese ku rwego abasha kukumvaho arakumva, kandi neza y'Imana iraganza kuri we, kandi utarakumenya arakubonera muri iki kiganiro, ndetse ari umuvuge. Turagushimiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Twari tugiye kuganira ijambo rikomeye cyane, buryo Imana ishaka gutanga imitima mishya, imitima yoroshye, ariko kandi nanone turebe ese hari imitima Imana igeraho ikazino, iyo mitima bigenda bite? Patrick, reka dufashe gusoma cyanditswe, abundi dutangire tukiganiraho n'abakozi b'Imana, hanyuma tuze kugaruka tugira icyo tuvuga. Hari icyanditswe kiri mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 28. Turagisaba ko tubonye tusaba n'amagambo ari hejuru nyuma dutangiye ikiganiro, ariko iri jambo nibwo tugendereye cyane. Nabango kandi ubwo banze kumenya Imana, kandi ubwo banze kumenya Imana, igice cya mbere 28. Abaroma. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire umutima wabaye akahebwe, bakore ibidakwiriye. Kasubiremo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, aba ni bande? Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye. Ariko tuhera ku hejuru ngo nababyumve.
reka duhere hejuru ku murongo wa 20 wenda na kangahe na gatanu wenda na gatanu. Reka ariho duhera. Abaroma igice cya mbere era 24 24. Okay, reka dusome. Abaroma igice cya mbere 24. Haravuze ngo ihangane ndimo ndahari ariko ndahageze. Haravuze ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo yarikiye. Bakore urumva ko hejuru havuga abandi. Reka hejuru havuga ubuhenebere bwataye no kwimura Imana. Reka nsome ngembere hejuru niho. yego. Umujinya w'Imana ushurwa uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Kuko bigaragara ko bazi Imana. Imana ikaba ari ubwayo yabayishuriye ubwo bwenge. Kuko ibitaboneka byayo ari byo basha bwayo horaho n'ubumana bwayo. Bigaragara neza uhereye kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo bireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu. Noneho 23, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibiguruka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo yarikiye, bakora ibiteye isoni bonona imibiri yabo. Kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rema ari ishimwe iteka ryose. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo mu buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushwa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Buzuye gukerwa kose no kurarikira, n'igomwa buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorera. Ibyo ni byo muzuye n'ibindi biri hasi. Mwumvise abantu abandi. Tugiye kureba, nari navuze ku mitima Imana itanga mishya n'indi mitima yoroshye nk'ibuye nk'uko Ezekiel ajya nabihana. Nzabakuraho umutima w'inyama w'amabuye basheho umutima woroshye n'inyama. Kandi abanga igihe nzakura amategeko yanjye ku bisate myandike ku mitima yabo. Amarone katobe duhera. Aba bantu bageze ubwo baba bakahebwe. Aba bantu rero bageze ubwo baba bakahebwe, bateye ubwoba n'agahinda. Ikintu gikomeye cyane muri iri jambo, biragaragaza ko Imana nawe yageze ubwo ibareka. Uyu muntu wageze ubwo Imana imureka, umutima ukaba kahebwe. Ni ikinyarwanda gikomeye wenda kinduta cyane, ariko nimba umuntu afite umutima ukageza ubwo uba kahebwe, ni umutima ugeze mu rwego utumvira Imana. Umutima ugeze mu rwego utumvira amategeko y'Imana. Umutima ugeze mu rwego ukorera ibyaha mu nzu y'Imana, ukora ibitakorwa. Umutima wumvisemo amagambo avuga uburyo abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, abantu bagezaho baba kahebwe. Agafata mikrofone agasoma ijambo ry'Imana agatanga igaburo, ari umupagani. Ageze mu rwego umutima uba kahebwe, atikanga ko Imana yavuze ko yanamuhana. Uyu muntu aba akomeye. Ndi kubivuga nkumva bikaze muri iki. Birakomeye kubivuga. Patrick reka dufashe. Patrick ko bivuze ngo biyise abanyabwenge bahinduka baswa, baba bapfu. abakoresheje abapfu. Ubu bwenge butuma umuntu atera Imana umugongo, kandi babikora bavuga ko ari ugusobanukirwa. Benshi baravuga gusobanukirwa n'ibyateye. Ni abanyamugi Bakizwa ariko bamenye ubwenge. Ubwenge ko bubatandukanije n'Imana.
biravuga ngo ijambo umusaba kubarimbuka ni ubupfu ariko kubakizwa n'imbaraga zihesha uwizera wese gukizwa cyangwa agakiza. ubu bwenge ni urwego ushobora kugera mu rwego rwose ukumva ntabwo ugikeneye Imana. hari abantu bagera hano akumva ntabwo bakeneye Imana bitewe n'ibyo bagezeho bitandukanye, ariko bigaterwa na rimwe n'amakosa wenda aba yaragiye akorwa, kuko usanga akenshi umuntu aba yararebeye Imana mu bintu. Agaciro k'Imana mu bantu kenshi reka mvuga mu banyafurika, agaciro k'uburemere bw'Imana, gutunga Imana ngari, gutunga Imana ikora kandi irakora, bigaragarira mu byinshi by'ibyo nunze, cyane cyane mu mitekerereze ya bamwe. Iyo abonye abigezemo mu nzira yaciye zo zose, akabona afite ibisaga, akabona afite ubwenge bwamuhesheje kwiga kaminuza, afite ubwenge bwamuhesheje ibyo yari akeneye Imana yamuhawe, akavuga ati narakoze nabigezeho, nubatse amazu, narize, narabyaye, hari ibintu nagezeho mu buzima, atangira kumva adakeneye Imana. Iyo amaze kumva adakeneye Imana, atangira kuzinuka Imana, agakora iby'Imana idashima, yarangiza agatangira kugira umutima w'akahebwe. Ubundi bwa bwenyine ni ubwenge bw'inyamaswa abantu ko biritubwira, ni inyamaswa abantu, ubwenge bw'inyamaswa abantu bukuzanisha ubutunzi ariko utabonamo Imana. Aho naho hari ikibazo. Pastor, abantu ngo bari bazi Imana, biravuze ngo babanje no kwimenya. Ni nacyo nari ngiye gutsindagira. Nicyo nari ngiye gutsindagira aba bantu batandukanye n'abantu bataramenya Imana. Bari bayizi. Nta muntu Imana ishobora kunangira umutima atari uko yaje kumwiyereka. Ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ni abantu Imana yiyeretse mu buryo bumwe cyangwa ubundi inshuro nyinshi, mwongereho nyinshi, ariko ibi byose barabyirengagiza. Bibiliya iravuga nk'uko twahasomye mu Baroma, havuze ngo ukuri bagutsikamishishirije ibinyoma. Ukuri barakuzi ariko barakwicariye, bakubuza guhumeka, baguheza umwuka. Abo bantu ni abantu bari mu nzu y'Imana, ni abantu bamenye Imana, ni abantu bayizi uburebure n'igihagararo, bayifiteho amakuru. Ni ukuvuga birengagiza ibyo bazi, kubabwiriza babyica babizi. Ni nko gukangura umuntu wisinziriye, kubabwiriza ni nk'uko wakangura umuntu yisinzirije. Ntacyo Bibiliya barayikurusha, usanga bazi imirongo, bayifite mu mutwe, barayivuga, barayimanipira. Y'abantu babifite babyica babizi. Babyica babizi, uvuze neza. Ukuri barakuzi, ntabwo kugira ngo Imana igere ku rwego rwo kubanangira imitima, atari uko batazi Imana. Ahubwo leta yibaza kukuri bakuzi babyica kubera iki? Kubera inyungu zabo. Ni ikihe kintu umuntu yageraho yarangiza kikamutera kwica ibintu abizi? Ni inyungu zabo. Bibiliya yabivuze ngo bitewe n'ibyo bararikiye n'inyungu zabo, ibyo bashaka kugeraho. Noneho urumva urwego barenze ibyaha, bagera ese buri ibyaha n'ibicumuro. Reka twe kwinjira muri icyo kiganiro no gukoma rutondera. Ubundi Bibiliya ifite ukuntu igenda ikategoriza ibyaha, nubwo ibyaha byose ari ibyaha imbere y'Imana, ariko hari n'ibyo Bibiliya yita ibyaha byicisha, no gutuka umwuka wera, n'ibindi. Hari n'ibindi igenda ivuga ko ari ibyaha by'ubugome, no kutizana icyaha cyicisha. Noneho bo bageze ku rwego ibindi byaha ubwo ntabwo bakiri gusambana. Sinzi niba mwabizi. Gusambana wabize ko babizi. Ntabwo ibyo byo kuvuga ngo oya, ibyo ni toto kuri. Oya, ibyo ni bisanzwe. Kurarikira umugore kuko umuntu aremye hagati yabo. Buryo umuntu ubanza ubyumve, umuntu aremye ku buryo umubiri w'umugabo ushobora gushaka umugore, n'umubiri w'umugore ushobora gushaka umugabo. Bo ntabwo ari urwo rwego ruriho. Bo barenze urwo rwego, bagera ku rwego ngo bonone imibiri yabo igakoreshwa bidakwiriye, ibyitaremewe. Ni ukuvuga imibiri yacu ifite ikintu yaremewe. Noneho ngo kugeza ubwo umugore arekera umugore mugenzi we. Sinzi nimba you can't imagine
bageze ku rwego Ukase. ntabwo Bibiliya yavuze ko ari inyamaswa abantu harya bafite ubwenge oya yavuze ngo yabaretse ngo bafite ubwenge bw'ibimari bw'ibirima imitima yabo y'imana ngo icura umwijima. ariko murumva iyo mvugo Pawulo yagezeho ari kubwira abaroma akoresha imvugo ubwenge bw'ubirimarima ngo imitima yabo icuje iki uri umuntu asinye undi ururimi nibwo yabyumva neza icyo ashaka kuvuga wenda ariko tujye kwa Farawo tujye kwa Farawo ariko mbere yuko tujye kwa Farawo reka nkomozeho gatoya ukuntu bakoresha imibiri yabo ngo abagore bararikira abandi bagore abagabo bakararikira abandi bagabo. ibi bintu turi kuvuga hano hari umuntu wavuga ati ibyo se ko tubizi mu bapagani I'm telling you mu nzu y'Imana mu madini amwe namwe mutatekerezaga no mu bantu bamwe na bamwe bafite abagabo no mu bantu bamwe na bamwe bafite abagore barahindukira kubera ko imitima yabo yabaye ibirimarima bakararikira n'abandi bagore bagenzi babo kandi afite umugabo kandi bakaguma mu murimo w'Imana yego bakabikorera mu murimo w'Imana bakararikira abandi bagabo kandi afite umugore mu nzu. Yego hari umuntu numvishe ariko nta gihamya mbifitiye atagira umbaza ibimenyetso ngo ni umukozi w'Imana aba mu nzu y'Imana ntabwo ari urwego rwo kugwa mu byaha by'ubusambanyi oya yararurenze urwo wenda wamubwiriza akihana umutima w'ubutara w'Akahebwe ari ku rwego ngo afata abandi abagabo bagenzi be abana n'ubumuga bw'ubusambanyi oya reka wowe uri cyari ku busambanyi twarenze urwego rw'ubusambanyi n'abagabo barekira abandi bagabo ntabwo ibyo biba bikiri ubusambanyi babiyise utingana ni urwego rw'abantu bageraho Imana ikabona ko bafite imitima y'Akahebwe kandi aba bantu ngo bazi Imana batsikamira ukuri. Bibiliya yavuze ngo baguranye mu cyongereza bakoresha the exchange the trade. Ukuri baragufite ahubwo barakugurishije. Baguranye ikinyoma. Umuntu ntabwo yagurana icyo adafite. Ni ukuvuga bari bagufite ukuri. Baragutsikamira. Harakantu rugiye kongeraho wenda kuko nahise buriya yarimo abaza kuri ubu bwenge no iso umwarira mu ngata cyangwa witse no bivugaho tujye kwa Farawo gato turebe ubu bwenge nuko yari ameze ubundi Egiputa cyari igihugu gifite kirimo abahanga abanyagihugu gikomeye abantu banabyumve neza hieroglyphe ni imwe mu nyandiko yatangiye imbere y'izindi nyandiko zose kandi bibutse ko ibintu byo kwandika hieroglyphe ni uburyo abanyegiputa bandika nibo bantu bari mu bambere bavumbuye kwandika nicyo rero yarimo avuga mu gihe Imana yahageraga uzi ko Mose Imana yamubwiye ati jya muri Egiputa ngo bwoko bwanjye ubujyane i Kanani ni amagambo dusanga ari mu gitabo cyo kuva Imana imuhamagara ariko ageze imbere ya Farawo arimo kumuganga Imana yavuze yahasanze umugabo ufite ubwenge buhinyura Imana aricyo bavuga ari we Farawo imitekerereze ye imyumvire ye imikorere ye imbaraga zafite mu isi mu gihugu waremeza ko Imana idahari itagiye ntago ashobora kubyumva ubwo ni bwa bwenge umuntu cyakira umuntu ageraho mu mitekerereze mu myumvire mu byiyumviro akumva adakeneye Imana ubwe we yihagije ako Patrick avuze bwo murakumvishe birenze kuba uri gucumura sinzi mu byumvi birenze kuba uri gukora ibyaha byageze ku rwego utavuga ko ari ikibazo cy'intege nke ahubwo wowe ubwawe utangira guhangana n'Imana you understand ari na bya bibazo biza bigamije kuguhinyura Imana ubundi iki cyazaga Imana irihe ubwo umuntu rero arimo kwerekeza ntaragera arimo kwerekezaho ni umunsi muri covid barabivuga usi Imana sengaga Imana bavuga ngo irahari kuyikosora uko waremye uko twifuza uvuza akantu keza ni abantu bagera ku rwego rwo gushaka gukosora Imana ko hari ibintu yibagiwe hari amakosa yakoze bari ku rwego bavuga ko na Bibiliya bayikosora bimo Imana kabisa sinzi bakosora Bibiliya you understand bari ku rwego ruvuga ko tenestoven imitekerereze y'Imana iciriritse kuruta yabo bumva ku bwenge bwabo bwasumbye ubwiyaremye igahanga ibi byose biri ubundi bavuze ngo bibagiye umurimo
ubundi mu busanzwe ku isi hari abantu bahakana ko Imana itariho bashakasha cyangwa abenshi ntibegeze nibe nabo kuko bariya Bibiliya yabivuze. ariko ikibabaje cyakuvuga ikibabaje nuko ababemo baravuga ni abari mu rusengero nabari mu rusengero Bibiliya yabipresije bari bafite ukuri bakwibuza ikinyoma barakugurana ni ukuvuga Satani yabazaniye ikinyoma baracyakira bamuha ukuri donc bakoze exchange nkuko babisomye mu Bibiliya y'Icyongereza bari bagufite barakuzi ukuri ariko barakuguranye bashima ikinyoma bimuye Imana bimika ibindi bitari Imana ariko mama Lionel iyo urebye nk'ibi reka twinjire no mu bifate wabaye nk'umukombozi ukavuga ati ukabona umuntu arabwiriza n'ibizi n'ababizi cyane nibyo byamuhindura kandi cyane abantu urabona jewe hariho umuvugabutumwa umwe sinamuvuga jewe umunsi umwe yigeze kumbwira ati burya jewe mvuye kurya mubona mba afite amavuta mba mvuye gusambana iyo jewe ntabwirije mvuye gusambana nta mavuta mba afite ati kubona mbwiriza urusengero rukajegera banyabyaha bakihana ibi nkagira ibihe byiza burya mba mvuye gusambana ariko vuga gake uretse gatoya batumvikana kuri we amavuta yaheshwa n'ibyaha ibyo sinzi iki kintu avuze nimba mwumva uburemere bwayo mu gihe twebwe buje kubwiriza uri kurabera yabone kuwiteka wabakageza wenda akaba ari umuntu wambaye mu ntege nkeya yamuna kuri kamera atari kuvurazwa buriya kandi ari mu ntege njye naje kubwiriza nahwereye numvaga afite n'isoni ariko we ahubwo imbaraga zivana mu byaha nuko arambwiye ngo baza kujya gufata akariro ngo hari abantu babanza gutumura urumogi cyane kugira ngo aze kuriteranira hirya ahangaha navuze hirya umucuranzi umwe w'ingoma ngo iyo atabaga yasomye akantu ngo ntiyazicurangaga ngo bikunde ariko yaba yasomye ngo wavuzaga durumu ku buryo urusengero rwose ruvuga ruti wi urumva imitima yarondorwa te Bibiliya yavuze ngo kubera ko imitima Akahebwe Imana yarabaretse uretse gato nkereka akantu gatoya mu nkungane abantu banabyumve neza umuntu urondorwa ni umuntu utaragira umutima w'Akahebwe umuntu Imana ihishura ibyaha bye ni umuntu Imana ibigifiteho umugambi nyine ahubwo ukwiye kwisuzuma niba utarabaye Akahebwe kuko nimba warageze ku rwego usigaye ujya mu materaniro ugakora ibyo ugomba gukora yaba umutima wawe ntugukomange yaba abanyempano ntiberekwe ibyawe niho handi Bibiliya ivuga ngo Imana yarabaretse barayoba ahangaha ukiraho hari umuntu nzi wavuze ngo mama Lionel kamutumize asanzwe ahishurirwa ndebe ko ahishurirwa ko c'umugabo inyuma ndebe ko abibona kandi koko narahageze sinabibona sinabibona urumva abantu bageze mu rwego abahanuzi tutabibona kuko Imana yarabaretse ariko banza bibaza impamvu Imana itabibereka ariko umutima nawe uramureka we aracyanoze umutima uracyamureka kuko avuga ati ndebe ko abibona nibe n'uwo yego nawe ari mu nzira ijyayo ariko nibura arajya bati ndebe ko abibona hari abandi noneho bo avuga ati barenze urwo njye nakubwiye ngo barenze urwego rw'ibyaha rwo gutinya ko bababona bisanzwe rega sinzi nimba munyumva hari ibyaha bikorerwa mu mubiri sicyo cyigisho nashatse kuvuga n'ibyaha bikorerwa mu mwuka barenze ibyaha byo mu mubiri ubundi bari mu byaha n'ibyaha byo mu mwuka byo guhangana Bibiliya yavuze ngo bahangana n'ubuhanga bw'Imana cyangwa se n'ukurema kw'Imana yavuze ngo biyise abanyabwenge bahinduka abapfu ariko uno muntu aba yarabaye umupfu ni umupfu barenze urwego rw'ibyaha mama Lionel ubyumve uwo muntu mwahuye ari mu nzira ijyayo ntaragerayo uwagezeyo we ntakora ibyaha byo mu mubiri akora ibyaha byo mu mwuka
kuko nimba umuntu ajya gukoresha umubiri we ibinyuranyije n'iby'Imana yawuremeye ntabwo icyo kikiri icyaha cyo mu mubiri ni icyaha cyo mu mwuka kuko Imana ni umwuka arimo arahangana n'Imana agira ati kuko ari waremye hari icyo navuga ndagukosora buri mugabo n'umugabo nibo bagombaga kujya babana arimo arakosora Imana n'ibindi byinshi ndakosora Bibiliya ndakosora umudendezo w'abana b'Imana si ngombwa ko abantu batura ari ukuntu bafite ubwenge Bibiliya witondeye yavuze ngo ni ubwenge ariko bw'iki inyamaswa abantu ni buri bwenge bw'ibirimarima ngo bituma bacura umwijima ikomezaho noneho rero aba bantu se umuntu barenze Nebukadinezari wavuze ngo Imana iri bubankize ni iyihe urumva we yari yarangije kumva ko ari hejuru y'Imana aba bantu byatangiye gake bitangira gake bitangira atinya icyaha ejo akakihana akagisubiramo kuko bamurondoye bikageraho atakirondorwa kubera ko azi kwica iperereza yageze mu cyumba cy'amasengesho atera ikorasi kurusha uwaje yejejwe atera hareruya kurusha uwaje yejejwe akageza ubwo atsikamira abanyamwuka akajya hejuru gake gake akagera mu rwego umutima uba akahebwe yumva azajya akora ibyaha no mu rusengero no mu rusengero buse umuntu akarangiza amasengesho y'iminsi 5 akanayashobora yarangiza amasengesho y'iminsi 5 akasoresha gukora icyaha kirenze bwa busambanyi pastor avuze akagera mu rwego atinga abantu babanze ikintu nacyumveho kuko iyo uri kuvuga uburi kuncokoza n'abadayimoni mbibutse ko kwiriza ubusa nabo bari ntibihagije gusa yego ni byiza ariko ntibihagije n'abadayimoni bayiriza cyane bakaniriza iminsi wibuke uko ntuza yavuze umugore wahawe ntuza yaravuze ngo nta kintu ndi bufate yego ntari naba kugeza ubwo navuga tekereza icyo kintu kandi barabikoze kugeza abagabo b'ibigoryi ngo baraza baririza cyane bariyiriza abadayimoni nimba biriza bakavuga ati tuzemera tureke twiyiriza iminsi 10 kugira ngo runaka apfe yego n'abarozi bakemera bakiyiriza bagafata n'igihe cyo kurira ngo bagakora ikiriyo cy'umuntu uriho mbega bakamurangiza ariko kugeza ubwo n'abantu b'Imana bageze mu rwego avuga ati jyewe ndi umurozi reka ntange urugero ku barozi jyewe ndi umurozi mbikereye nonaha mba mu rusengero maze gushyikira abantu abadiyakoni mbafite n'abapasiteri babo n'abaririmbyi mbafite ngeze mu rwego rwo kuzajya ndo uko nshaka n'uwo nshaka n'ubwoko bw'uburozi mwicisha Imana ikamureka abantu ubundi wambare tutanagiye kure gute mu nsengero zacu havugwamo ngo abarozi Imana yirukanye abarozi muri mwe Imana ngo abakonikoni ngo abajye kuzimu ni abantu baguranye ukuri iri jambo ndimo naritekerejeho umwanya munini riva kugurana ukuri ubundi mu kwiyita akunda twari guhera ku kuri ukuri baguranye ni ukubundi ukuri bundi ni mu magambo makeya ukuri bundi kuko ugiye kugusesengura aramara amasaha menshi ariko ukuri ni Kristo rero nicyo nshaka kuvuga nyine abantu baguye kirakomeye babikora banabizi basanze uya ni magambo bataye Kristo bakira ikinyoma bivuze ngo ukuri rero barakuguranye ni ugutakaza inyigisho zivuga Yesu kandi aha Patrick ukomerejeho abantu bumva ikinyoma icyo ari cyo ubundi Bibiliya ivuga ko Satani ari se w'ikinyoma yego abantu bafashe inyigisho za Yesu bazikora mu materaniro bazikora mu mitima yabo babikamo inyigisho z'ikinyoma za sekibi bishobora kuba mu rusengero ariko bishobora kuba mu mitekerereze yawe yego kuko ibitekerezo n'urubuga Imana ikoreramo ushobora kumviramo cyo kumviramo Satani yego aha rero hatinde kugira ngo tubaze ikindi hariya abantu wavuze kugurana ukuri barakuzi ariko bazinya ikinyoma witondere ya jambo rivuga ngo bafite ubwenge bw'ibirimarima niho bafata abantu batarakomera babe strong mu by'Imana bakabayobya bakakorera manipulation bakababwira Imana yibo mu ntekerezo itari Imana y'ukuri kuko ukuri ntako bagifite basigaranye Imana itari y'ukuri aho cyumva ariko bigeze kugurana bafite umurambo udafite umwuka yego
hari icyo yaragiye kubaza. aba bantu rero ko tubabonye ko babaye akahebwe twanabyumvise ijambo Ezekiyeli hano rirabareba cyangwa ryarabarenzeho mbere kwa Pastor Francois baravuze ngo nzaba umutima bakahebwe ngo woroshye uzi icyatumye Imana ibwira Abisiraheli ngo nzabakuramo umutima ukomeye noneho nindangiza mbashyiramo umutima worohereye nk'inyama. Aba bantu nge ntekereza Ezekiyeli yahanuriraga bari Abisiraheli bari barataye Imana bigira mu bindi ariko bari bagifite igaruriro. Aba bantu ntabwo Bibiliya ivuga ko Imana yageze ibanangira umutima. Ntabwo yabanangiye, bafite umutima ukomeye uri andusi, niko Bibiliya ivuga. Umutima ukomeye n'umutima utakira. Andi magambo ni umutima utakira ubutumwa. Ariko ntiuragera ku rwego na bwabo yambuto yaguye ku rutare. Ijambo rirazereka ko bikagenda. Bari andusi. No ariko aba bandi Abaroma bavuga. Bibiliya yabise akahebwe. C'est-à-dire on a rejeté. Cyararangiye cyakora hari abagifite igaruriro. Tuburira abatarahebwe. Abagifite igaruriro ni babandi bakiri mu nzira zijyayo. Yego. Bashobora gutangirwa bataragera ikintu mvuze sinzi nimba cyumvikana. Babirimo nibyo by'ubutenganyi nibyo bindi. Ariko barakibuka ko bafite ikidodo. Bavuga ubutumwa ukabona ararize. Urabumva? Aracyarondorwa karira. Aracyababazwa n'icyo yakoze. Aracyagenda bamukora manipulation y'ubwo bwenge bw'isi cyangwa se Imana yo mu bitekerezo. Ariko yataha akavuga ati ariko nubwo ndi mu nyungu zanjye ibintu ndimo sibyo. Hari no kubwira ati ndabizi ko nzarimbuka. Uzi ko umuntu ataraba akahebwe? Umuntu wemera ko hariho kurimbuka. Uwo muntu ntabwo ari abakahebwe. Umuntu wabaye akahebwe nuvuga ko ibintu ari gutyo byakagombye. Ni umuntu uvuga ko Imana yakoze amakosa. Kandi uyu muntu mutandukanye n'umuntu utaramenya Imana. Taramenya Imana burya wamwigisha akayimenya. Ari umurindi avuga ngo njya ninginga Imana ikwereke Yesu. Ababo Yesu baramumenye. Niyo mpamvu birabanga ubwo mwasogongeye mukamenya kwagira neza ni mumwegere. Abo bantu bari barasogongeye bazi uburyohe bwabizo babyica bakubaza ukuri. Rero abo bantu niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo noneho Imana inangira nkuko batangira urugero rwa kwa Farawo ngo irushaho kunangira ishyiramo ingufuri noneho kuko ariko twibukiranye ko Imana ijya kunangira Farawo yari yabanje kumuhendahenda yaramuhendahenze kugeza ubwo ikora ibimenyetso bingahe 10 yahereye ku bimenyetso 9 cya 10 nicyo cyatumye umuriro ariko umva ukuntu Imana yihangana kandi buri kimenyetso cyose cyavuza guhuha cyari gikaze. Igitangaje yabanzaga no kumubwira ko igiye kugikora ikanakimubwiraga hejuru yabanzaga ikamuganiriza nkako kundi Imana igisanga abantu ati nyaboneka mwakihariye ikaze kagusura mu nzozi rega n'ubirimo kubasura ikagusura ikoresheje abakozi b'Imana ubu yaje no kwisa ni igitangaza cyane ikongera ikazana ikindi nabwo ikabanza ikakimubwira ikanagikora wumva kwihangana kw'Imana wumva urukundo rw'Imana kugeza aho bigeze ku gitangaza cyakangahe ubwo rero turimo dusoza mu mariyoni abantu bategereza aba bantu imitima yarangije kuba akahebwe si ubwo si ukurimbuka ahubwo turimo turatangira itarageraho. Tambabwira umuntu wagize amahirwe kuri ukibaza mu mariyoneri sorry ndi guca sinzi icyo nabaye buriya umuntu wagize Imana n'umugabo witwa Nebukadineza we yari yurushye harya n'urushye mukubise urutoki avuga ko ari urutoki urushyi rwose burya rwo wagwinye yakubise Herode urushyi ni Herode yakubise agwinye burya ari urushyi abantu bavuga Imana ngo yamuhannye iguhannye ze wabaho burya ni nk'urutoki bigutunze gusa n'urutoki imwohereza kurisha imyaka ingana 7 ubwo nkirabucura ari muri aba bantu rero dufite tubona uzagira ngo bajye kurisha koko
ngo yabari kurisha ahubwo ngo bajye kandi ariyo bari bajyanye kurisha ubwo bifatiye giye ubwo rero ijambo nakunzemo hariya kuryama Lionel agere hariya nubwo yari afite uyu mutima hari gitanga amahirwe ku muntu ufite umutima w'akahebwe ikamwohereza kurisha n'amahirwe irindwi Bibiliya ivuga ngo Nebukadinezari agaruye akenge abona ko yabaye akahebwe Imana nibahe kugarura akenge agaruye akenge tubahesheje kugarura ubwenge ahera ko ngo aramenya siko Bibiliya ivuga ngo ishobora byose agaruye akenge abantu bagarura akenge nibagarura akenge mwiza bagarura akenge abantu n'ibitekerezeho n'uwongera bagarura ibitekerezo nka wa mwana w'ikiraba ngo yisubiyemo yego mureke tujye duhora twisubiramo twireba abo turi bo muri Kristo iyi Mana yicaye ku ntebe y'imbabazi niyo mpamvu yadutumye kuvuga aya magambo ugezaho umutima wawe bakahebwe ugezaho urenga ubwenge bw'Imana ugakorera mu bwenge bwawe twagutumweho ngo witekerezeho ugaruke hasi ku rufatiro ugaruke kuri ya soko ugaruke hahandi watinyaga icyaha hamwe umutima wajya gukurya wongere uze uhindurwe n'imiburo y'Uwiteka wongere ukorera Imana utinya uhinda umushyitsi Imana iguhe umugisha murakoze cyane Patrick we kumva babwira icyo abantu aba bantu icyo nababwira abantu bivuze ni uko bagarukira umwami yaravuze ngo naho ibyaha byabo byatukura tukutuku ndabyeza mbihindure n'ubwoya bw'intama Imana mu gitabo cy'Abefeso yaravuze ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi mu bintu Imana itunze hari icyumba hari igikapu hari ahantu habitse imbabazi gusa kandi yagira buri wese rero Imana ifite urukundo rwinshi ariko kandi we waguranye ukuri wongere wakira ukuri kugira ngo ukuri kukubesheho ukuri ni Kristo murakoze cyane mwese badukurikiye hanyuma wese ubwo araza kwipima yabugera ariho dushimiye Pastor François dushimiye Lionel dushimiye na Patrick ndamukunda hanyuma Imana ibarinde Patrick yatwibutsa nimero ya telefone ndetse na YouTube channel yego YouTube channel yitwa Umubwiriza TV hari inyigisho zitandukanye zagufasha ubuhamya n'ibindi byinshi uko subscribe nugerayo ikindi kandi nimero zanjye ni 078823074041 murakoze cyane ahubwo iza Pastor François Mama Lionel ubwo ni evangeliste Mama Lionel nshishikariza n'abantu gushyigikira abakozi b'Imana ntuzajya ubona umukozi w'Imana rwose afite iby'Imana ujye umutera inkunga rega inzu y'Imana ni iki ko ari umuntu nka Mubwiriza TV mperuka kujyayo wenda abantu babyumve neza nta zindi nyungu mbifitemo ariko turakererwa kuvuga ubutumwa harimo atiratira ubuntu buraho kamera n'ubuki bwose nukuri mushyigikira abakozi b'Imana mushyigikire Patrick arimo amavuta y'Imana arimo Imana nimba ukunda Imana ukwiye no kwikundira abantu bayo Imana iguhe umugisha Mama Lionel nawe nuko mushyigikire nanjye biri mu nzira nshimira n'abagenda bantera inkunga nimero yanjye ya telefone ni uguteranya 250 788 35 38 Yesu aduhamuka Pastor François dusenge dukuramo imitima ikomeye nk'ibuye Mana we dushyiremo imitima yorohereye nk'inyama Mana Uwiteka we dukuremo umutima ucumura udushyiremo umutima wandikishijemo amateka n'amategeko yawe abantu nibareke kubibira Imana duhe ubwenge buturuka mu ijuru uturinde ubwenge bw'ibirimarima uturinde ko imitima yacu yahinduka umwijima igisha amaboko yacu kurasana twemeye intege nke zacu tugaruye akenge twemeye kukuyoboka data igisha amaboko yacu kurasana birenge byacu bikomere mu nzira zo kukubaha muri amaso yacu akurebe zibura amatwi yacu akumve ubwenge bwacu bwibwira ibihwanye n'ibyo ushaka twemeye guhinduka bushaka twemeye kuyoborwa nawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen